ugendana n'umuntu ukwiriye kugendana nawe. Kandi bene aba bantu uzabona ari abantu bakunze kuba batuje cyane, ntibasamara. N'abantu batuje ushobora kumunyuraho ukamukandagira uko ubonye. Waruvuze uti nko mu cyaro umuntu agakora mu nkono bugacya yagize amateke ugasanga yatetemye. So no kuvuga ngo rero bano uyu muntu aba afite ikintu nakwita nka connection, yaba akijijwe yaba adakijijwe, aba afite umugisha karemano. Hari umugisha karemano umuntu atoranwa rwose, Imana ikavuga ngo wowe rwose imbuto yawe niba zagukomokaho bazaba ari umugisha cyane. So ibyo rero abantu ntibabijyane mu by'amoko biriya by'ubunyigige n'ubushamba n'ibindi, ibyo sinshaka kubijyaho. Tuvuze ko hari umuntu uba ari umugisha, we afite connection y'umugisha kuri we. Noneho rero iyo bavuze ngo turi abanyamugisha, ibyo byo turaza muri mu kirokore cyane cyangwa se mu bantu bakijijwe. Hari abantu batavumika kuko Imana iba yabashyizeho protection, ikavuga ngo nta kizaguhangara. Iyo iguhaye promise ikakubwira ngo nta kizaguhangara, nguhaye uburinzi, ngushyizeho ndaguproteje, nta kizagushobora. Iyo promesse Imana iguhaye niyo ibana nawe ku buryo ubuzima bwawe ushatse kuburwanya, Imana imurwanya mbere yuko akurwanya. Ibishatse kukwataka ntibikwafekta, Imana ibikumira bitaragera ku buzima bwawe. Imana igenda igusimbutsa kubera ko yo iba yaguhaye promesse. Biravuze ngo kandi iyo Imana yagusezeranije nta muntu wabigukuraho. Bene uyu muvumye umuvumo kugarukaho, bene uyu mututse ni wowe ubabara, bene uyu umurwanyije si urwana, ni Imana imurwanirira. Bene uwo iyo ushatse kumugirira nabi ntabwo bikunda kuko muri we aba yarahawe connection, aba yarahawe icyo nakwita atibari. Ubwo reka umuntu yakwibaza ati iyo protection y'Imana ibigiye no gukuraho kuri ba bantu bagufiteho ububasha ko wa muvumo bagushyiraho utakugeraho? Turavuga babandi bya bisata bitatu twavuze. Yego. Oya, hariya ni ibindi kuko bariya abantu batatu navuze, igihugu, umubyeyi, umushumba, bose bari mu gisata kimwe cyo kuba umubyeyi. Umubyeyi rero abagufite ububasha, iriya protection yarayimena kubera ko Imana niyo mubyeyi uhagarariye babandi. Yego. Kandi Imana nayo uburyo system yawe yubatse, ibyo bashaka ni Imana irabishyigikira. Imana irabishyigikira kuko nayo ni umubyeyi. Yego. Ni ukuvuga ngo kandi ni nayo iba yahisemo kuvukira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero niba yahisemo kuvukira hariya kuri uriya mubyeyi, we iyo yamugize umuyoboro ukubyara. Yes. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntiyashyiraho urusika kubera ko uyu munsi nuhemukira igihugu ukabona ntacyo bigutwaye, ejo ugahemukira umushumba ntacyo bitwaye, ugahemukira umubyeyi ntacyo bitwaye, urahita uhemukira ni. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe.
ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. gusoza nkwifuriza kugira ibihe byiza. None ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana ikube hafi, Imana ikugirire neza, Imana iguhe iby'umutima wawe unyotewe. Seeds of Joy barahabaye ndetse na Mushumba aracyari mu kiruhuko, mukomeze mumuhamagare mubane nawe ibintu byose bigende neza. Amazina ni Jerry, turagarutse, ndacyari kumwe na Prophet Evode. Yesu ashimwe, waramutse. Yesu ahimbazwe. Naramutse amahoro, nawe waramutse neza? Ni amahoro rwose, ndashima Imana. Amen. Yego, twongeye kugaruka rero. Abantu ejo twari twabasezeranyije turi kuvuga ku muvumo. Twabonye ibiranga step z'umuntu ushobora kukuvuma, ukuntu bikagenda bikakugeraho ububasha. Ariko se hari abo twabonye ngo badashobora kuvumika. Ese bibaho? Birashoboka? Ubwo umuvumo wakurwaho nande gute? Ese umuntu yakwicara akoga amazi n'isabune n'ikiroso ukamuvaho? Ese ushobora gufata indege ukajya mu ntara bikavaho, cyangwa muri Amerika? Ese umuntu ashobora kujya hanze ibyo byose akabisiga? Ese umuvumo uramba igihe kingana iki kugira ngo hanagurike? Urakoze cyane, ni ibyo ngibyo tujye kuganiraho. Urakoze. Umuvumo uvaho gute? Uvaho ryari? Ninde ukuraho? Twabonye abantu batatu bashobora kukuvuma, cyangwa se umuvumo ushobora no kwirema wo ubwawo bitewe n'ibyo wakoze bizira, bigahita birema umuvumo kuri wowe. Twavuze ko umuntu witwa umushumba wahamagawe n'Imana, wabisigiwe kuyobora ubwoko bw'Imana, ahabwa ubutware bwo guhesha umugisha. Muri we haba habitsemo ibintu bibiri. Muri we Imana ishyiramo ubutunzi bwo guhesha abantu umugisha, kwatura amagambo y'umugisha akaba ku bantu. Kabiri, Imana ishyiramo umuvumo ku bashobora kumugomera, agakoresha bwa butware yahawe, nubwo atari byiza kubukoresha igihe icyo ari cyo cyose. Biba bisaba ko ubikoresha mu gihe gikwiriye kiri ngombwa, kubera ko umusirikare w'isi ntagenda mu muhanda ngo apfe kurasa gusa, ariko umufashe mu izosi ukashaka kwangiza idarapo yambaye ku mwenda w'igihugu, ashobora kukumerera nabi, akitabaza ububasha ahabwa n'amategeko. Abana b'Imana nabo rero Bibiliya iravuga ngo iby'isi bitwigishe iby'ijuru. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana wasizwe, twabonye ko Dawidi yageze kuri Sawuli afite okaziyo yo kumwica, afite uburyo yanamwica, kandi yamuhaweho ububasha. Aravuga ngo musigeho, biragatsindwa n'Uwiteka, sinaramburiraho amaboko umuntu Imana yimikishije amavuta. Dawidi yarazi ko mu gihe ari bubikore biri bubyare ikindi kibazo. So uyu muntu rero iyo akuvumye, nanone uba ugomba gutera intambwe, ugafata ituro, ukajya imbere ye, ukamutakambira, ukavuga ngo mubyeyi, ibintu nakoze si byiza, nje gusaba imbabazi, ni munkure inyuma y'itorero, ni munkureho uyu muvumo. Akanwa katuye ikibi karongera kakatura icyiza kuri wowe, hanyuma ugahamburwa. Akanwa kaguhambiriye mu isi, Imana yaragahaye ububasha, karongera kakaguhambura kuko kahawe n'ubwo bubasha. Niyo mpamvu Imana cyangwa se Kristo yahaye ububasha intumwa, aravuga ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru tuzagihambira. Ariko nanone ni mu gihambura mu isi no mu ijuru kizahamburwa. Niyo mpamvu tujya tubwira, turi kuri za topic z'imivumo, tukabwira abantu ko ni byiza gutera intambwe, ugasanga ababisigiye kugira ngo bagufashe kugukuraho karande, kuko karande nayo ijya kugendana n'umuvumo, nubwo wenda biri diferamo gakeya, ariko bijya kugirana amasano. So umuvumo rero wavumwe n'itorero n'abashumba ukurwaho n'abashumba nanone, ariko bitewe n'intambwe wateye ubagana. Umuvumo wavumwe n'igihugu kuko wahemukiye igihugu. Si ngombwa ngo perezida w'icyo gihugu ajye kuri televiziyo avuge ngo uriya muntu ngo twese nk'abanyagihugu turamuvumye. Wowe ikintu wakoze cyo guhemukira ingobyi iguhetse, cyo guhemukira inkomoko yawe, cyo guhemukira kavukire yawe, already umuvumo wo uhita wirema, kuko uba umeze nk'uwagambaniye ababyeyi bawe. Yego. No kuvuga ngo rero icyo gihe umuvumo nimba wiremye, ikintu rero gishobora kugukuraho umuvumo nuko nanone wegera abayoboye igihugu, cyangwa se ugahagarara ku karubanda
ugatakamba ugaca bugufi ukaboroga ukavuga ati nyabona bavandimwe dusangiye igihugu mumbabarire kubera iki niki aazedi nakoze ibi mbitewe niki ni mumbabarire. Icyo gihe nubwo wenda bamwe batavuga ariko uwabirebye wese aba ari kuvuga ngo turakubabariye mu mutima. Icyo gihe rero umuvumo kuvaho, niyo mpamvu ujya ubona hari bamwe bakurwaho imiziro mu bihugu bimwe na bimwe kandi bari barabaye akahebwe bagashima Imana akavuga ati turishimye turanezerewe. Hanyuma umuvumo wundi twahereyeho twavuze w'ababyeyi ukurwaho n'ubundi n'ababyeyi. Ababyeyi bawe kandi ugomba gukurikirana mu gihe batarakurwa mu mubiri, ukamenya ngo byagenze gutya nitwaye nabi, cyangwa se waba utaranitwaye nabi utabizi, ushobora no gukora amakosa utazi ko wakoze amakosa. Twabonye ko ni byiza kujya imbere, guhora imbere y'ababyeyi uvuga ngo mama nsabira umugisha, mpesha umugisha, ukamupfuka mu ruhande, yaba akijijwe yaba adakijijwe. Ni byiza ko umujya imbere ukavuga ngo uko byamera kose uri mama. Hari igihe rero umuntu abona umubyeyi we yabaye umusinzi, yabaye babandi babicuruza, hanyuma akavuga ngo ngura yaraboze n'ubundi ngo nta kintu yakora ngo kimfateho. Biriya ni ibintu biri automatique mu maraso, ni ibintu biri twabonye ko umubyeyi n'umwana bafite ukuntu bari kumwe, bafite uko babatandukanya mu gihe avuka, ariko abatwaye igice kinini kuko yaririye muri we, anywera muri we, aremerwa muri we. Ni ukuvuga ngo rero mu turemangingo tungize harimo n'utwa mama, harimo n'utwa data. Ni ukuvuga ngo rero iyo bigenze gutyo ni byiza ko waba barakuvumye baba batarakuvumye mu buryo wowe utazi, kuko twabonye ko umubyeyi niyo yarakara kurakara byonyine uburakari bw'indengakamere already umuvumo urirema kuko ukoze amakosa. Niyo mpamvu ubona urubyiruko rw'ubu abenshi, usibye ko nkatwe twahishuriwe Yesu tumenya icyo gukora, abenshi usanga ari kubwira nka se ngo wambyariraga iki, nka nyina ngo wambyariraga iki, kandi ntuzi ibise bya mama wawe uburyo byari biri kuryana, ntuzi amajoro yaraye ari bakubyara kugira ngo akugeze ku isi. Wowe ukatinyuka rero mu kanwa kawe ugashyiramo ikijambo kingana gutyo ngo iyo utambyara, already niyo atavuga wowe wamaze kwiremera umuvumo. Ni byiza ko rero ku muntu umaze kumva ibi ngibi, mama wawe nashaka abarwaye amavunja, papa wawe nashaka, usibye ko mu Rwanda amavunja yaracitse ariko no mu bindi ntago dukurikirwa n'abanyarwanda gusa, mama wawe papa wawe nashaka basinda kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere yambara ubusa, si byiza kumuhangara, si byiza guhangara uruhanga rwe. Nowa ngo asinda, harimo umwana ngo wamworoshe, abandi baravuga ngo ngo mbega papa we, abo bose yarabavumye, ariko wa wundi wamutwikiriye, wa wundi wamenye ko ari se nubwo yakoze amafuti, uriya mwana yafashe umugabane ukomeye, yakiriye umugisha uhambaye. Bivuze ngo rero abo bantu batatu cyangwa se ubwo buryo butatu twavuze ni uburyo bushobora gucamo umuvumo wihuse, ariko kandi nanone ushobora guhemukira. Hari ubundi buryo bwa kane, ushobora guhemukira umuntu utari muri bya bisata bitatu tuvuze, ukamuhemukira by'indengakamere, akababara, Imana yaramuvuzeho gusa atanasize, ariko yaramuvuzeho, yaramuhaye amasezerano akomeye, ntubigiriremo amahoro, akakubwira ngo ibintu nkoreye Imana nkorera izabikwitura, ibintu nkoreye bizakugarukeho karindwi, ibintu nkoreye ubabaje umutima wanjye. Hari abantu rero muri karagiteri zabo, mu maraso yabo binjijemo Imana, baba b'Imana, biyegurira Imana ku buryo iyo umugiriye nabi, iyo nabi ikugarukira double, iyo umugiriye neza, iyo neza ikugarukira double. Tukajya no mu badakijijwe, hari umuntu ibyo bita amashaba, umuntu utera ishaba, ibyo biriya bintu bibaho cyane. Hari umuntu utera ishaba, uba ufite connection, umuryango wabo wose ari umutera shaba. Reka tuvuge nko ku gitsina gore, ujya ubona ko hari umugabo ushaka ubuzima bugahinduka cyane, ukabona rwose uburyo wari umuzi yagiraga udupanara dutatu, ntacyo atari yarakoze mu isi, ariko agashakana n'umwana w'umukobwa
amateka ye mu myaka ibiri agahita ahinduka directoma. ni ukuvuga ngo hari abantu muri maraso yabo baremanye umugisha, yaba akijijwe yaba adakijijwe. uwo mugisha rero, uyu munyamugisha rero, ubwo tugannye hahandi ngo ubwoko butavumika, tugannye hahandi ngo abantu Imana abanyamugisha, abantu b'umugisha. Ba muryango iyo winjiyemo urahirwa, iyo uri muryango iyo winjiyemo ugubwa neza. buriya muntu yakuvugishije mu gitondo ugubwa neza, iyo yicaye kuri moto yawe ntishomera. ubwo nk'abamotari bo badukurikiye, hari nk'abantu babaye mu cyaro, harimo umwana baba bareba bakamubwira ati ngwino duterere imbuto, yego, zikera pe cyane. cyangwa se hakaba ari n'undi muntu ukora mu biryo bikagaga mu gitondo, ugasanga nyine byaga. cyangwa se ufite akaboko ngo bita kabi, umunyu mwinshi kandi we yashyizemo gake. Yego, hari n'akaboko karyoshya ibyo kurya. Yego, ujya wumva ko abantu bose ntibateka kimwe. Kariya kaboko rero karyoshya ibyo kurya, kandi nta n'ibintu byinshi yakoresha, nta bihambaye rwose. We ni karemano muri we. Ikintu atunzeho akaboko gihita cyemera. buriya unamwirefeyeho munagendanye kenshi urahirwa. Wakira ku buntu muri we. Iyo umwubashye ukamwubaha ukamwitwaraho neza, ubona ingabire kuri we, kubera ko hari abantu nyine baba bafite iyo connection. Ubu n'ubwira turi guhishura nyine, kubera ko ibihe biragoye, ni igihe cyo kugira ngo abantu bamenye aho ibyabo biba biri, bagendere mu mahame. Ibi bintu ni amahame. Ari nayo mpamvu abantu benshi bamwe na bamwe bahitamo kwigendana, kuko iyo wamaze guhishurirwa aya mabanga ntupfa kujya mu bikundi byose. Ugendana n'umuntu ukwiriye kugendana nawe, kandi bene aba bantu uzabona ari abantu bakunze kuba batuje cyane, ntibasamara. ni abantu batuje, ushobora kumunyuraho ukamukandagira uko ubonye. Waruvuze uti nko mu cyaro umuntu agakora mu nkono bugacya yagize amateke ugasanga yatetemye. So ni ukuvuga ngo rero bano uyu muntu aba afite ikintu nakwita nka connection, yaba akijijwe yaba adakijijwe, aba afite umugisha karemano. Hari umugisha karemano umuntu atoranwa rwose, Imana ikavuga ngo wowe rwose imbuto yawe niba zagukomokaho bazaba ari umugisha cyane. So ibyo rero abantu ntibabijyane mu by'amoko biriya by'ubunyigige n'ubushamba n'ibindi, ibyo sinshaka kubijyaho. Tuvuze ko hari umuntu uba ari umugisha, we afite connection y'umugisha kuri we. Noneho rero iyo bavuze ngo turi abanyamugisha, ibyo byo turaza muri mu kirokore cyane, cyangwa se mu bantu bakijijwe. Hari abantu batavumika kuko Imana iba yabashyizeho protection, ikavuga ngo nta kizaguhangara. Iyo iguhaye promesse ikakubwira ngo nta kizaguhangara, nguhaye uburinzi, ngushyizeho ndaguproteje, nta kizagushobora. Iyo promesse Imana iguhaye niyo ibana nawe, ku buryo ubuzima bwawe ushatse kuburwanya, Imana imurwanya mbere yuko akurwanya. Ibishatse kukwataka ntibikwafekta, Imana ibikumira bitaragera ku buzima bwawe. Imana igenda igusimbutsa, kubera ko yo iba yaguhaye promesse. Biravuze ngo kandi iyo Imana yagusezeranije nta muntu wabigukuraho. Bene uyu muvumye umuvumo kugarukaho, bene uyu mututse ni wowe ubabara, bene uyu umurwanyije si urwana, ni Imana imurwanirira. Bene uwo iyo ushatse kumugirira nabi ntabwo bikunda kuko muri we aba yarahawe connection, aba yarahawe icyo nakwita atibare. Ubwo reka umuntu yakwibaza ati iyo protection y'Imana ibigiye no gukuraho kuri ba bantu bagufiteho ububasha ko wa muvumo bagushyiraho utakugeraho. Turavuga babandi bya bisata bitatu twavuze. Yego. Oya, hariya ni ibindi kuko bariya abantu batatu navuze, igihugu, umubyeyi, umushumba, bose bari mu gisata kimwe cyo kuba umubyeyi. Umubyeyi rero
abagufite ububasha iriya protection yarayimena, kubera ko Imana niyo mubyeyi uhagarariye babandi. Yego. Kandi Imana nayo uburyo system yabo yubatse, ibyo bashaka n'Imana irabishyigikira. Imana irabishyigikira kuko nayo ni umubyeyi. Yego. Ni ukuvuga ngo kandi ni nayo iba yahisemo kuvukira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero niba yahisemo kuvukira hariya kuri uriya mubyeyi, we iyo yamugize umuyoboro ukubyara. Yes. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntiyashyiraho urusika, kubera ko uyu munsi nuhemukira igihugu ukabona ntacyo bigutwaye, ejo ugahemukira umushumba ntacyo bitwaye, ugahemukira umubyeyi ntacyo bitwaye, urahita uhemukira n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero abo ni nk'abantu navuga ko, cyangwa se ni nk'ibisata bitatu Imana yanyuzemo kugira ngo ugere ku isi cyangwa se uboneke. Ni nayo mpamvu kugira ngo bigende neza uba ugomba kwitwararika muri ibyo bisata bitatu mvuze. Yego. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo byose twavuze, iyo protection y'umubyeyi, umubyeyi aba agufite ububasha muri makeya. Yego. Dusoreze kuri iki ngiki. Abantu bari mu kirokore cyane ubwo tunabagira n'inama, bakunda kuvuga ko batakubaha abantu iwabo, ugasanga umubyeyi we ntiyahaza, nawe ubwe ntiyajya iwabo, yitwaje iki? Kuko ngo ntibakijijwe kandi warakijijwe. Ubwo banyuranye n'amahame y'idini yayobotse, reka tubivuge gutyo. Yego. Ibyo byo ntibyakurura umuvumo? Iyo witaje ababyeyi kubw'agahinda, kubw'ibikomere, kubw'idini, kubw'impamvu runaka, ntabwo ari byiza. Iyo wakijijwe ni gute ugomba kubaho. Ababyeyi niba badakijijwe, ugomba kubaho ubuzima bubegera kugira ngo nabo bamenye Imana usenga, nabo bakizwe, bamenye ubwo buntu wagiriwe. Kuko bo hari abakuze cyane mu gihe cyabo, ibyo bya Kristo, ibyo by'Imana bari bazi Ryangombe, rya Nyabingi, rya Babinga ba Nyundo n'ibindi, bari bazi Inkonjo, bari bazi n'ibindi by'Ibitega n'ibindi, nibyo bizereragamo. Ariko noneho hari ushobora gufatwa n'indwara kuko wamwegereye, wamusengera, buntu bw'Imana bukuri, Imana ikanyura muri ya ndwara kugira ngo yakire agakiza, avuga ati ariko ubikoreshejwe n'iki? Ni Kristo Yesu. Wamubwiye ukamumusobanurira, nabigenza neza, batizwa, nkora iki se? Jya usoma ijambo cyane, mwana wanjye, wabimenye utese? Nabimenye gutya na gutya, agahishurirwa Kristo nkuko nawe wamuhishuriwe. Rero iyo wanze kwegera ababyeyi kubw'impamvu z'idini, ubwo ni ubuyobe. Iyo wanze ababyeyi bawe kubw'impamvu z'uko wakijijwe, nibyo warakijijwe, ntukibarizwa muri ibyo bisekuruza mu buryo buri spiritual, ariko mu maraso bapimye ntibasanga ADN yawe yarahindutse mu buryo bw'umubiri. Iyo tuvuze guhinduka, kwica connecta mu gisekuruza cyo kwa Abrahamu, ni muri spiritual, ni mu mwuka. Yohana aravuga ngo icyabyawe n'umwuka ni umwuka, icyabyawe n'umubiri nacyo ni umubiri. Uracyari umwana wa runaka, ariko noneho mu buryo buri spiritual, ntabwo connects mu mbaraga z'ibisekuruza bihari, ahubwo mu mwuka uconnects mu Mana, uconnects mu gisekuruza cya Dawidi, uconnects mu bana bo kwa Abrahamu. Ni mu buryo buri spiritual. Iyo ufashe spiritual rero ukayita umubiri, ntabwo ari byo. Iyo ufashe umubiri ukawita umwuka, ntabwo ari byo. Ikibyawe n'umwuka ni umwuka, kikasenga mu kuri no mu mwuka, kigakonektana n'umwuka w'Imana. Kandi uwo muntu wabyawe n'umwuka, ibimuranga by'abanyamwuka igihe birimo ni umunyamwuka. Ariko iyo agiye mu mubiri ni umunyamubiri nanone, kuko Paul yaravuze ngo ntitwahora mu mwuka iteka. Kandi ibintu byose ntibikorerwa mu mwuka, hari ibisabwa gukorerwa mu mubiri. Ntabwo wavuga ngo ndi bugende mu mwuka ngo mu kanya ngo mbegeze Nyabugogo, ntabwo byakunda. Niyo waba uri umunyamwuka umeze gute, keretse Eliya. Ariko Eliya nawe iyo yabitekerezaga, umwuka niwe wazaga akamugurutsa mu kirere, ariko aho yagwaga ku butaka yahagagwa nk'umuntu, bakamubona nk'umuntu. Ni ukuvuga ngo rero iby'umwuka
n'iby'umwuka, iby'umubiri n'iby'umubiri. Ari nayo mpamvu njya mbona benshi bibacanga bakavuga bati aba bamwe bakorana n'imyuka mibi, abandi ntibakorana n'imyuka mibi. Ukajya ukabona umuntu ahurudutse hariya yarari kunywa vuvuzera cyangwa yarari kunywa inzoga runaka, ntazi iby'umwuka n'iby'umubiri aho uko bimegenda, ugasanga agiye gusobanura ngo jyewe rero ngo simbyumva, ngo mwarasaze, ngo n'ibiki. Umunyamwuka yavugiye mu mwuka, yabonye ibintu mu mwuka. Wowe uri mu mubiri wakabaye uvuga iby'umubiri kuko nibyo uvuga nibyo uzi, hanyuma abanyamwuka nabo bagasobanura iby'umwuka babonye mu buryo bw'umwuka. Aho nta handi nari ntannye, ariko kamazemo iminsi. Murakoze. Yego, tugushimire cyane. Masanze.